umuntu uzibeshya rero azajya mu kazi yibaze ko akazi bamuhaye gatangiye uwo munsi. No, wabaye appointed mu kazi cyangwa akazi ufite, ushobora kwibaza ngo akazi katangiye igihe wakagiriyemo. Aka kazi katangiye n'ibitekerezo byo kubohora igihugu cyacu, katangiye n'iyo vision, igihugu kirabohorwa gihinduke gitera imbere. Wowe rero akazi ukagiyemo ukomeza kubya abandi, niko ugomba kumva. Ntabwo ari wowe waje guhanga, ntabwo bitangirana na office yawe warayugiyemo. Niryo kosa abantu tujya dukora. No mu mikoro make no mu gihe gitoya, ubuyobozi buba bukwiye buri gihe guha capacity abantu babo, gutanga capacity mu kubigisha ibishya. Capacity development ni ngombwa cyane, ni ngombwa kuko ntabwo uzasaba abantu gukora ibyo utabahaye, ntabwo byashoboka. Ntabwo wakwigisha abantu gukora ibyo utabahaye. So capacity development ni ngombwa cyane muri buri institution yose, hari institution zizwiho gutanga capacity cyane nka RDF at least uko nyizi mu gutanga capacities ntabwo batinda. Niba hari ikintu kigomba kwigwa, hari abagishoboye kukiga, uwo mwanya bagomba kugira. Naho ntabwo wavuga Kigali smart city udafite abantu bumva iyo concept, bashobora gukoresha izo applications, bashobora kumenya ibyo ari byo. So empoweringa abuyobora, empowerment abuyobora ugomba kuba empoweringa, ukabasaba ibyo wabahaye, ntubasaba ibyo badafite. Hari igihe abantu bifata, nabwo biba ari utuntu dutoya cyane. Ikica abantu ni utuntu duto, ntabwo ari ibintu biremereye. Kuko uko empoweringa abantu niko empoweringa igihugu, nta kundi. Niba ambition y'umujyi wa Kigali ubu ngubu niyo the smartest city muri Afrika, sibyo? Ikindi se ukeneye niki? Kugera kuri the smartest city no guhindura ibitarahinduka byinshi cyane. Ukeneye knowledge, kandi knowledge irahari. Ubu knowledge ntabwo ikiri monopoly y'ahantu runaka, no. Ubu knowledge yose wakenera kuri iyi si irahari kandi mu buryo bworoshye. So iyo uri umuyobozi, you empower others, uha abandi power, ubaho ubushobozi. You develop other leaders. Umuyobozi no developinga abandi bayobozi. Iyo developinga abandi bayobozi, icyo gihe uri a good leader. Ugomba kudevelopinga abandi bayobozi. Hari abatinya kudevelopinga abandi bayobozi ngo batabasimbura. Ariko iyo utabadevelopinze ahubwo nibwo usimburwa, kubera ko iyo utabadevelopinze bakora nabi. Iyo bakoze nabi, wowe muyobozi ni wowe bareba ko utakoze, icyo gihe urasimbura hakaza undi. So icyagufasha rero ni ukudevelopinga abandi. Kandi umuyobozi, buriya kuba umuyobozi ni ikintu cyoroshye cyane. Ntabwo ari kimwe no kuba umutekinisiye nka benshi bari hariya, kuko umutekinisiye asabwa gukora icyo yiza akagikora. Ariko umuyobozi akenera gutanga environment, aka-exploit abari abatekinisiye bose bagakora, akabyitirirwa. Kuko nta mutekinisiye uzajya kuvuga ngo nakoze iki. Wakivugira hese? Uri hehe? Wakivugira hehe? Hoya, icyakozwe cyose ni meya wagikoze. Icyakozwe cyose ni meya. Wowe ntaho wavugira. Kutajya kuri radio se nakoze iki? Ntabwo bishoboka. Umuyobozi mwiza rero, umuyobozi mwiza nutanga environment nziza cyane. Ugatanga environment nziza mu bakozi, umwuka mwiza, ukabakoresha neza, ukababwira neza, ukabamotiva, ukabasanga aho bakorera, ntibarinde kugusanga mu biro byawe. Ukabasanga aho bakorera, wakoze neza ukamushima, wakoze nabi ukamukosora, gutyo ukanabempowering, ukanabaha n'ubumenyi. Noneho bakora neza bikakwitirirwa kuko bo ntaho bazavugira. Icyo gihe iyo bakoze neza nibo bakoze neza. Buriya nicyo cyiza cy'ubuyobozi.
ikibazo rero nuko tutazi kuyobora neza, ntabwo tuba tubizi. Ubuzi ngo ni wica uriya mutekinisiye ukamunaniza, ushaka gushyiraho mwene wanyu, cyangwa se nta kubaha, cyangwa nta kwitanya kubahwa, cyangwa se hari ikindi mwapfuye, ukabuzi ngo niwe wica. Uramwica Yesu nk'umuntu, ariko nawe uriyicamo kimwe, kuko nawe ntacyo uzageraho, kandi abakozi bose baba bavugana. Umuyobozi mwiza rero ni umutiva abandi bose, ukamotiva abantu, ukabaha umwuka mwiza, environment nziza, ugacungana n'amakosa bakora, abakora ukabahana, kandi abo hamye n'abandi bakabibona ko byari bikwiye. Abakoze neza ukabashima, ufite ubushobozi bwo kugira ibyo yiga ukamwigisha, ukabahanurege bagakora, ahasigaye wowe ukagenda wemye nk'aho ari wowe wakoze byose. Kandi nimwe mubana n'abaturage, icyo nsaba nicyo mukwiye kuba mukora. Si mwe mubana n'abaturage, local government ibana n'abaturage, ibana n'abaturage. Mwebwe rero wenda icyo nababwira ngira abakunzi ni strategy ya mobilization. Strategy ya mobilization nka local government. Buriya local government ikosa rimwe yakora nuko yajya mu kagari ikabanza igatuma gitifu umurenge akabanza akagenda agategura, bakubaka agashitingi, ukuriye akagari nawe agateguza, abaturage bakaza, ukahagera ujya muri shitingi bakoma amashyi, ukavuga ijambo, warangiza kuvuga ijambo, ubwo gitifu akaba yababwiye ati muramenye hatagira uvuga ubaza iki kibazo, turakizi kirahari. Umuyobozi araza ariko hatagira ukivuga, icyo tuzagikemura meya yaragiye cyangwa vice meya. Ubwo urumva abaturage ukavuga bagakoma amashyi ukagenda, ntacyo ubukoze na kimwe. Ntabwo ari mobilization. Mobilization nyayo y'umuyobozi w'inzego z'ibanze ni house to house, house to house, inzu ku yindi, kumenya abantu bawe, know your people. Ukamenya abantu bawe, ukamenya ngo uyu ni kanaka, atuye ahangaha muri aka kagari, muri uyu mudugudu, afite abana bangahe, bariga, ntibiga, ni umurwayi, arakennye, akora iki, aracuruza, atekereza atya. Nta mpamvu nimwe gitifu, for example executive secretary, nta mpamvu executive secretary atabazi buri rugo ruri mu murenge we. Ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka. Abazi uko abayeho, bamubwira ngo iki kibazo akaba nakiza, azi ngo uyu muntu atuye aha, akora iki, abayeho ati. So house to house mobilization niyo the best strategy kuri local government. Wenda meya ntabwo yajya kuri buri rugo rwose, ariko se gitifu w'umurenge n'uw'akagari, kuki batamenya buri muturage uko abayeho? Kuki batamumenya? Bakamenya n'ibyo bibazo, bagashobora no kubagira inama bukiri kare. Wenda icyo ngira bakunza dufashije ni ukumenya strategy nziza ya mbere ya mobilization muri local government ni iyi, ni ukumenya abantu bawe, know your people. Naho gitifu najya akajya hejuru hari akareremba, ibyo bibazo of course bizaba, nicyo bivuze.